hagara kuri icyo cyizere ubwira Imana ngo Mana wowe wandemye nkaba ntarapfa, ndi umukandida wo kugura imodoka nziza, ndi umukandida wo kubaka inzu nziza, ndi umukandida wo gucuruza. Ujye wibwira ayo magambo, wirebe muri miruwari ngo ndasa nawe, wandemye mu ishusho yawe. Ujye muri miruwari wirebe ubwira Imana ngo Mana n'aya matama n'izi fosete na tuno duhere turi mu maso nukumeze, ndemye mu ishusho yawe. Birivuga wongera uvuga ngo Mana nkorera igitangaza kuko ndi umwana wawe. Haleluya. Amen, amen. Isi bakange namwe mwikange. Isi bakange namwe mwikange. Abandi ngo nabyariye mu rugo waramaze. Ko wahabyariye Yesu ukaba utarapfuye. Ni bande bagucira urubanza bo nabo kwande bavuka he? Ambe nawo warayitwisira avuka, abandi babataye mu matoilette. Abandi binini byenda kubamerera nabi, abandi ishinge zenda kubatera ibibyimba byo muntu. Ambe nawo wamubyaye utaramutaye. Ndumva afite ibintu by'ibisirani hejuru ahanga, ndumva afite simbi bigira umuntu guca intege ngo ntaho uzagera, aho uvuye ntaho uhazi. ngo none nawe wabikabye ngo ndi umufiyemeri uramaze. Uri umuntu ariko wabyaye umuntu, uzagera kure, uzagera kure. Byarabaye ibyo uhagazemo n'ingaruka z'ibyabaye, ariko waraneye kutazabyongera kandi usaba Imana imbabazi. None se niba Imana itarakubabarira uwo mwana akimutunze kandi afite ubwenge, hagarara muri iryo jambo mu Mana. Ibyabaye byarabaye, iyi karande yo kubyarira mu rugo n'inkurikirane ndetse n'izakurikirane n'uwo nabyara. Watura ijambo rikomeye ku mwana wawe, wongere watura ijambo rikomeye ku buzima bwawe, uzatera imbere kubohoka mu myumvire. Sinakubwiye ngo mwana wisabira umwana, none wa mwana yapfuye. Umukozi Imana ngabyumva ati ese nibyo, ngabwira umugaragu ngo genda, umugaragu wiwe genda urambike inkoni kuri uwo mwana arahembuka. Umugore abango nkura y'Uwiteka n'ubugingo bwanjye singusiga wowe. Elisa aragenda ajya mu cyumba cyo hejuru, afata ya nkoni ayirambika ku mwana ngo umwana habe no kunyeganyega, umwana habe no gukanura, umwana habe no guhumeka. Elisa bimuyoboye afata ifarashi arirukanka asubirayo. Ngaravuga ngo ibyambwe byose nabikoze nta cyahindutse. Ngo umugore yari yagumye aho ngaho aramubwira ngo sinakubwiye ko nagusiga. Bisobanura iki? Hari ibyo Uwiteka Imana yaguhisha kugira ngo abantu babanze bahurure, babanze bakumenye, bamenye amateka yawe, bamenye inkuru zawe zibabaje. Uko guhurura bigatera Imana gukora. Uko abantu bakuzuyeho, uko abantu birirwa bandikirana message, bapostinga inkuru zawe, bapostinga amafoto yawe, abagusebya bakaba benshi, bakaba ngo naka byagenze gute. We wajya mu iyerekwa cyangwa wajya ku munzani ugasangana na kimwe wakoze. Imana ibizi ugaseba, Imana ibizi ugaseba, bakagusebya ikabyemera. Bisobanuye yuko Imana ikureba. Bityo rero abantu muhisha ubuzima bwanyu, kuko n'Uwiteka Imana ajya ahisha ubuzima bw'umuntu. Imana ibaha umugisha. Byari nk'itangazo kugira ngo twese tube mu materaniro duhuje umutima, tunezerewe, turi proud y'ahantu turi muri Siloam Hall Church. Kandi Siloam Hall Church bivuze ngo uwatumwe. Ni Imana ikuntumyeho. Imana imari no zina. Hari mu mwaka wa 2000, mu mwaka wa 2000 mu ijoro ry'2000, Imana impaye amagambo ntangira kuyasoma. Imana ngo ndagutumye. Kuva mu mwaka wa 2000 nari ntasanzwe ndi umuvuga butumwa, nigisha mu rusengero ndi mwarimu. Imana irabanda guhagurukije nguhuje n'abantu, nguhuje n'abamisiyoneri, ntangira kwiga Bibiliya. Nisanga ndi muri Kenya, nisanga nagiye Tanzania za Arusha, ntangira kwiga Bibiliya, ndakata ndagaruka. Uyu munsi wa none ejo bundi 2015 naricaye ku ndebe y'ishuri muri Kenya, ndiga imyaka 2 irashira. Nisanga nyuma ngarutse barabangiye diplome zo hanze tuyishaka, ninjira muri Emmaus, ibitabo 67 ndabisoma ndabirangiza, mpabwa hayi diploma. Ibi ndabivugira ikirego. Wowe uri muri aya materaniro, icara wumva Imana izakugira neza. Hari ibintu Imana yambwiye afite imyaka 12 ntabwo birasohora.
hari ibyo Imana yambwiye afite imyaka 12 muri Sunday school turirimba indirimbo za ndagatamu ka Yesu, turimbi tufata ya magambo gufata mu mutwe, imirongo gufata mu mutwe, kuko Imana yakunze abari mwise cyane, tugenda tuyifata mu mutwe babivuga tubisubiramwo. Uyu munsi wa none ibyo yambwiye ntabwo birasohora bimwe na rimwe. Wewe urinde uvanga Imana ntabwo yakubwiye ngo ibyo yakubwiye ntibirasohora. Abantu mugire kwizera, ntabwo Imana ari agapupe bakanda ngo vuga. Oya, abantu mureke dukure twinjire mu mwuka, ikubwira ibyo ishaka. Yego ufite inyota yuko Imana yakubwira kiri ushaka, urumva ufite inyota yo kumenya aho uboheye, urumva ufite inyota n'inzara wo kumenya impamvu ibyo bintu bikubaho. Nanjye nuko, ariko ndagutangariza ngo ibyo yambwiye ndi umusore ndi mutoya, ubu mbyaye afite abana, umuhungu wanjye mukuru afite imyaka 14, umutoya afite 10. Nabo ngabo hari ibyo yambwiye ngana n'umuhungu wanjye mutoya, uyu munsi ntabwo birasohora. Nigeze njya mu ntambara zikomeye, mpamagara umuhanuzi wamanuriye kera yitwa Ndayishimiye François, ndamuhamagara wo mu Muhambara. Niwe mugabo wamanuriye ibintu byinshi, niwe wasengeye nuzura umwuka, niwe wasengeye mara umunsi wose ndi mu cyumba nkingiranye. Ni kuvuga ikinyarwanda byananiye, ubuhamya burahara aho bita kuwa maranda. Uri mujya za Muhambara na Mwoya, aderesa yanjye ni magarara muri icyo cyiciro. Nuzura umwuka wera mu gitondo, hari ku cyumweru, hari ku cyumweru mu gitondo ngiye mu materaniro, ibimenyetso n'ibitangaza bitangira gukoreka. Abantu bagira ngo nasaza. Narimbaga muri korari y'abana, ariko bana nyine bamaze kuba ingimbi n'abangavu, batangira gutangazwa n'ibyo ngibyo, bati yavangiwe, ati nabarozi, ati nibiki. Amagambo aravuga, Imana iraceceka, nkomereza muri uwo mwanya, nkomeza guhanura. Kuva natangira kuzura umwuka we, nabonye ababishima n'ababinenga. Ubusinyi ifite impamvu yo umuntu wese waza unenga ngo yavuze ibi. Inararibonye ifite muri ibi bintu by'umwuka bya spirit. Kuva rero natangira kubona Imana, natangira kwigishwa Imana, sinigeze mbona abantu bashyiraho pressure ku Mana ngo Mana nutasubiza, nutantabara mbivuyemo. Nagiye mbona batandukanye kubivuga barabishobora, ngo Mana niba uri Imana ubikore, ejo ngo mbivuyemo. Reka mbabwire ibintu bikomeye. Muri abantu b'Imana bavuzweho nayo, ariko munyemerere mukora ibyo abantu bavuganye n'Imana. Nigute umuntu akubwira ngo ntaho uzagera ukumva ko ntaho uzagera? Nigute umuntu akubwira ngo urapfuye ukumva ko upfuye? Nigute umuntu akubwira ngo uzambona ukumva yuko nyina azakugirira nabi? Ikurinda ntisinziriye, ngo urwo ruhande mpagaramwe buri munsi. Iyo mbyutse ndabangwa imbabazi zawe nizo zindiho. Nje ngira ubwoba bumwe gusa, iyo ndi mu makosa, yenda ndi mu nzira zo kuba nakora ibyaha. Ndamutse ndi mu byaha nagira ubwoba, ariko ikintu cyose wakora ndi mu nzira yo gukiranuka. Imana nayihaye umutima wanjye, nta buye na rimwe wantera ngo rinyice, nta sasu na rimwe wandasa ngo rinyice. Gusa ryakomeretse umubiri ndetse yenda n'umutima wagerwaho, ariko nimba Imana itasinye ko ndangira, ntabwo narangira. Ntabwo warangira mama, ntabwo warangira sister, ntabwo warangira grafre petit, ntabwo warangira wowe muri aya materaniro. Ibyo yavuze birakomeye kurenza ibyo abantu bakuvugaho. Wowe nindi guca intege, wowe nindi kwereka inzira uzacamwe nawe atarayimenya, wowe nindi kubwira kutazatera imbere nawe atarateye. Muzamure kwizera kwanyu, muzamure igihe mufite, muzamura amayereko ari muri mwebwe, muzamura inzozi ziri muri mwebwe. Muve mu mubabaro, tuve mu gahinda, tuve mu ishavu, tuve mu bikomere isi yaduteye. Mureke tuzamure revo turiho. Mana ishimwe, haleluya. Baravuga ngo ntaho uzagera, nawe ngo ntaho uzagera. Kubera iki ntaho uzagera? Ninde wakurambitseho ibuye se? Nuwe munyururu bakuzirikishije se ufite uvuga ngo ntago uzacika? Tunatoka mbali, tunaenda mbali, tunaenda bila kusimama. Turava kure, turajya kure, kandi turagenda bizira guhagarara. Turihuta mu by'umwuka.
Reka tugende. Isi nigukerereza, fata moto wirukanka yo mu mwuka. Hirukanka niyerekwa ryawe rigezeho rigomba kugera. Haleluya. Hirukanka niyerekwa ryawe. Hirukanka n'inzozi zawe. Kubera ikivuga kwirukanka. Iyi si ntiguhagarike, inzara ntiguhagarike, kuko hari abashonje nk'abo bakoze umurimo w'Imana neza. Hari abantu bagize inzara ikomeye, inzara irabarya, ariko bakorera Imana. Hari abambaye umwenda umwe bakorera Imana, babinyangamugayo. Hari abafunzwe bazira ubutumwa bwiza, ariko baguma gukorera Imana. Bageze no mu maprizo bakorera Imana, banasohotse bakorera Imana. Turava kure. Imana irimo iratuvana mu bibogobogo, mugani w'amata igeje mu ndarikuru, iratuvana mu bikari kwa basogokuruza, iratuvana mu kuraguza no mu guterekera, iratuvana mu kubandwa, iratuvana aho badushize, iratuvana ahantu batuzirikiye. Turimwo turava kure, turimwo turajya kure. Tuzi iyo tuva, tuzi iyo tujya. Biguca intege wowe ngo urapfuye birarangiye. Why? Kubera icyo upfuye. Haleluya. 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 Abantu bazi ko bavuye mu bisekuru, bavuye mu bisekuru biraguza biterekera. Hiyambura uwo mugozi ukuziritseho, ntabwo ari wowe waraguje cyangwa ngo utereke, byakozwe na basogokuruza babo. Turi muri deliverance bambwiye yambura uwo mugozi waziritswe n'ubutazi. Hiyambura uwo mugozi waziritsweho n'ubutazi. Urufunguzo rutangwa n'ijuru. Imana ikohereza urufunguzo rukuboho, rufungura amapingu, have ku maguru yawe, have ku maboko yawe, have muri mind zawe, have mu bitekerezo byawe. Dore umugozi wa mbere ukomeye, umunyururu wa mbere ukomeye, karande mbi ibaho ikomeye, ni karande yo mu myumvire. Karande yo mu myumvire. Karande yo mu myumvire irakubwira ngo ntaho uzagira. Karande yo mu myumvire irabangaregana mama wawe yakoze ubukwe akuze. Irakubwira ngo na shangazi yapfuye adashatse. Eregana naka ntiyabyaye. Erega naka yabyaye umwana umeze gutya, ubu nawe bizagukurikira. Erega naka yabyaye umwana ufite uruhu rwera, ubu nawe bizakubaho byare nk'uriya mwana. Erega naka yabyaye impumyi, erega nawe bizakubaho. Erega naka yabyaye umwana ucumbagira ufite ubumuga bw'amaguru cyangwa amaboko, erega nawe bizakubaho. Toka hapo, toka ndani ya vifungo hivyo. Hivi karandi ikomeye niyo mu myumvire. Bakaba ngerega ngo muri ino minsi tugezemwo ngo abantu bafite nyashi niba bazakora ubukwe. Ibyo ni ibiki? Ngo abantu bafite ngo babyibushye, ngo amataye, ngo bamama bisaba na ba se bisabo, ngo ababogari, ngo nibo bazakora ubukwe. Ninde wabaroze? Ninde wababwiye ibyo ngibyo ko bimba bizanye hiteje bundi? Bizanye hiti nta myaka 5 irashira bihitinze, aho umuntu atiyerekwa agakurikira ikibuno. Reka myite mu izina ryayo. Umuntu agatiyerekwa ngakurikira ikibuno, umuntu agatiyerekwa ngakurikiye amataye. Oya, ntabwo ibyo ari byo. Haba amataye barapfa, n'abataye afite bagapfa. Witiyerekwa, witi uwo mwabyaranye, witi uwo mwashakanye, witi uwo mwagendanye mushonje mukennye, mukurikiye amataye. Hari amataye niyo warwaye malaria arashonga. Mukanya gato agize kadiyare gatoya, amataye arahubuka ukayabura, hakifashisha amwe y'Abashinwa ngo kugira ngo agaragare neza adaseba. Mureke duhindure ibyumvire, duhindure mindset dufite, duhindure ibitekerezo dufite, twinjire mu murage wo kubohoka tubiheshejwe n'ubwenge Imana duhaye. Abandi bibohesheje imyaka. Numvaga nta muntu buzamure, mwese muri bunega amatwi mu kanya, ariko ntacyo birahagije. Dore ikintu ndi kubwira abarokore bizera Imana.
nimuhindure ibitekerezo mufite, muhagarare mu ijambo Imana yababwiye. Kandi niba nta n'ikirakubwira, hagarara ku cyizere wifitiye. Amashuri wize abe make. Simwebwe se njyambwira ngo umuntu ni byiza ko umuntu yagusiga atari wowe umusize. Umuntu niyitora akagenda akagusiga, akagusigurira mu bibazo, akagenda akirukanka, uzamureka agende. Burya impamvu agiye no kukwica yari kukwica. Burya impamvu agusize mu nzu akagenda, akajyana utwenda twiwe, akajyana udufaranga, akajyana udukoresho, akagenda agusebya, akuvuga nabi, yabura icyo agusebya ngo uragona. Harya we yagona ninde umwumva? Harya we yari kugona ninde umwumva? Yabuze icyo agusebya ngo yewe ngaragona, ngafite ikirenge gihanda, yabuze ibyo agusebya. Ngariko rero ngo ninyinya yiwe ngo ni nini mu kanwa ngo simakunda, nyamara yamaga kureba ari wowe yitegereza. Ndi kubwira abantu ngo nimukomere, mwiyubake mu bintu by'ubwenge, nimukomere. Ababasebya bazabura aho bahera, nimwikomezamo mukigira mu ibyiringiro. Umuntu agusigurira, wirirwa umwirukanka inyuma ngo ya ugiye napfa, ngarukira sinabaho, toka hapo. Toka nayo ujinga. Agiye ntiwabaho, anapfuye wabaho umwanya wo kugenda. Uwo munsi warya ukaryama ugasinzira. Ntimukabeshye ngo ya ngo rwose ngo baby hani erega ugiye sinabaho. Yo gakizwa ujye mu ijuru, wibeshya. Ubaka ubuzima bwawe, agushaka bazaba benshi. Shaka amafaranga, usenga Imana, ugira Imana n'amafaranga. Yego rata. Kubw'ubuntu bwayo, kubw'icyubahiro cyayo, bazagusanga bazaba benshi. Reka mpumurize umuntu watawe uri muri aya materaniro. Yenda bagutaye utwite, bagutana uruhinja, ibyo birashoboka, biriho. Yenda bagutaye ku munsi wari wateguye ubukwe, yenda bagutwaye amafaranga, bagutwara ubuzima, bagutwara agaciro. Ndaguhumuriza nkubwira ngo ntabwo birarangira, ntabwo birarangira. Iyaguhaye ntabwo irahina akaboko, ahubwo Imana yabarinze ibintu byinshi. Iyaguhaye ntabwo irahina akaboko. Abakobwa n'abahungu bacu hano hanze barirwa biyahura ngo babanze. Umukobwa ngo banyanze ndiyahuye. Uriyahura kubera umuntu mutavukana mu mwanya umwaka umwe, ngo namukunda, uzabona undi ukunda, nawe yabonye undi akunda. Kuki se utazamubona? Uriyahura kubera iki? Hoya ndanywa supagoro, hoya ndanywa ibinini, hoya ndapfuye birarangiye, ubu se nzabaho gute? Hoya abantu baraseka. Satani yikubeshya uzabaho. Satani yikwihebesha uzabaho. Ubwo ujye mu nzu hororoke, uryame, wari kubyuka bikunanire, ngo umuntu yasize. Ese uretse no kugusiga no gupfa yapfa, yamara gupfa n'inzu wari urimo igashya, yamara gushya n'umwana akajya mu bitaro, yamara kujya mu bitaro ukabura n'uguha n'igihumbi, waguma ukabaho, kuko ejo hawe hari heza Imana ihateganya. Ihateganya ibintu bizima, ibyaba ni byinshi. Irememwe icyizere cy'ejo hawe hazaza. Kubohoka mu myumvire ni ukurekura ibikomere ufite. Ingingo ya mbere, kubohoka mu myumvire ni ukurekura ibitekerezo ufite bikuzanira umwijima mu mutima, mu bugingo. Ukarekura abagusebya, ukarekura bakuvuze nabi, ukarekura ba bandi bavuga ngo ntaho uzagera, ukarekura byose. Wamara kurekura ukavuga ngo hari icyo Imana yavuganye nanjye.
kuko icyo yavuganye nawe kirenze icyo mama wawe yavuga. Uretse na fiance wawe, na mama yarapfuye ubwo umuhagaze, na papa yarapfuye ubwo umuhagaze, na tante arapfa ubwo umuhagaze, n'ifura yawe yagenda ukaguma umuhagaze. None se umwana wawe ifura agiye wajya kwiyahura? Yego wababara, ariko ni gute abantu bamaze guterwa na dayimoni zo kwiyahura, ngo nabuze amafaranga, ngerega ndarwaye, ngerega byanze. Uyu mwuka tuvemwo, uyu mwuka usohoke, tuzagera kure, tuvuye kure tuzagera kure, kandi tuzagera ku nzozi Imana iduhamagara. Imana ishimwe. Amen, amen, amen. Inzozi dufite ni nini ziragutse. Dufite inzozi zagutse, dufite iyerekwa ryagutse, dufite ibitekerezo byagutse. Mana we, dufite aho tuva ndetse naho tujya. Ndi umuntu ubwiriza abarokore bakanyumva, nababwira ngo mwirinde kujya mu manza z'imitungo. Bariya baziburana ntabwo bazazitsindira ngo bazisaziremo imyaka yose. Hariya ari kukuburanya. Urinde bajya gukuroga, uririrwa mu manza bakuroga, baguhindukiza, bakumanura, bakurara, bagucurise kubera amarozi yabo. Uwo muburana harya ninde? Abantu bamaze kugira irari ry'ubutunzi kurenza ubugingo bwabo. Ndifuza ko ndi umwe wahera kuri zero, amaherezo nkaba mu kigeragezo cy'umwaka nyenye, imyaka 2 nyenye, 3 nyenye, ariko ku mwaka wa 4 cyangwa se wa 5 hari umunsi nzabyuka asanga izuba ryaraseye ku muryango wanjye genyine. Uwo munsi uzaba ari umunsi wanjye. Haleluya. Hari umunsi itariki imwe n'umwaka umwe ntazi, nzabyuka asanga izuba ryarasiye ku muryango, nirirasira ku muryango. Uwo munsi ni njyewe nzajya kuri banki, ni njyewe nzajya kuri Western Union, ni njyewe nzajya kuri Dabshil, ni njyewe nzajya kuri Ria, ni njyewe nzakira kuri MoneyGram, ni njyewe. Uwo munsi nawe ndawukwifuriza nshuti yanjye. Hari umunsi bizemera, ntabwo bihora byanze. Amen. Yego ducika intege, yego turananiwe, yego hari ibigeragezo, hari intambara z'ubukene n'ibindi. Hako ndagutangariza kutinjira mu bintu byo ngo ntabwo nyine ngo ndakennye ndapfuye. Upfujya he ko nta kiye cyo gupfa ko kidahari. Mwabarokore nshuti z'umusaraba, mwebwe aho mutuye muza bari abakire, ntimuza bitwaga ba Emmanuel baratuye muri babaciye ku isantere abacuruza uyu munsi batagicuruza. Ngo tuye ku mangazine kwa Emmanuel, ku mangazine kwa Emmanuel wahasanze iki? Uyu munsi ntihakorera undi. Kuri botike kwa Murokore uyu munsi ntihakorera undi. Uwagendaga namo n'imodoka yenza tuye hahandi, ese ntabuze uyu munsi wa none byanze kwemera, byanze gucamo. Wa wundi bitaga ngo ntahazagera, ntabwo uzi ko asigaye afite umudiaspora, ntabwo uzi ko asigaye afite umufiance, bakuba barimo gukorana ubukwe barimo bapanga, ntabwo uzi ko afite umuherwe muri Nyarugenge, ntabwo uzi ko afite umuherwe ku Kibuye, ntabwo uzi ko afite umuntu ukomeye hariya barimo babana. Ntabwo uzi yuko wa wundi baba ngo ntahazagera uyu munsi ariwe boss muri quartier. Ibyiringiro byawe ntago ari ibyo utunze, ibyiringiro byawe si amashuri wize, ibyiringiro nuko wamenye Imana, kandi Imana izagucisha muri ibyo ngibyo. Haleluya. Uzabicamwo ubisohokemwo, kuko rwose ino tariki ntago ihwanye n'iyejo hashize. Kandi uko wabyutse uyu munsi siko wari wabyutse ejo. Ibiho bihora bisimburana. Hindura ibitekerezo ufite mu mutwe, hindura intekerezo zawe, wirebemo icyizere, wiyishyiremo ko ufite ngo nzatabarwa, nzatera imbere, ndi umuntu ukomeye, ndi ikirangirire, ndi umuntu udasanzwe. Wibwire ngo ndi umuntu udasanzwe kandi ndi umuntu wahambaye. Bityo uzabona ejo hazaza hawe ari heza kandi urimo kwegera isaha yo gutabarwa. Ibi nabivuga nabisubiramwo. Uri umusore, abakobwa bigukangisha ngo ntiwize. Nimba utarize segonderi na kaminuza, isi yarakwigishije, kuko wigishijwe n'ikiyede, wigishwa n'ubufundi, wigishwa no gutwara imizigo. Ibyo byose ni amasomo warize. Hegira umuntu gutera ubwoba. Nose niba utarize, iyo ugiye gusoma aragusomera.
none se telefone naguhamagaza umuhamagaza sorry, iyo umuhamagaza numero uzandikirwa nande? Ubumenyi ufite niyo mashuri yawe. Kwiguca integerere ngo rwose ngo ntabwo uri size yanyu, ngo ntabwo uri, ngo mbese ngo ni wize. Isi yarakwigishije, higira gutera ubwoba ngo mu mitwe wawe ugire panique. Reka mvuge n'iri jambo kandi ndisubiremo, niba uri umusore rambagiza umusore umukobwa ushaka, ashaka abe yarize kaminuza. Icy'ingenzi ntabwo urukundo, mubwire ngo ndagukunda, ashaka ko tubana, akubenge wabigerageje. Uzarambagiza abayede mukorana kubera iki? Mena karande nguriya ngo nuwa abantu barangije ngo za Harvard arangije uruhande. No. Icya karande unamurambagiza atwaye imodoka apfa kuba yakweme. Niba uri n'umunamba wiwe umwogereza imodoka, mubwire ati nyamara mabuja nje mbona rwose bitewe n'ukuntu ngukunda, nawe mbona nta mugabo ufite, genda gukunda, buriya bikunze twazibana tukagera kure. Uwo munsi azagusega, azasigara bitekerezaho. Ntabwo ari mwese bazemera, hari n'abazabenga. Ariko mujye mwire mu mikizere. Ibintu abantu ariko baruko ibintu bundi muvuga murabyumva. Nashaka bari umunamba ukogereza imodoka, nawe mukobwa unyumva cyangwa se umudamu unyumva, wamuforoma akaba umuntu muzima, ejo mukazaba ku rugo ruzima, akaba papa w'abana bawe, nawe ukaba mama w'abana be. Ibyo bintu by'ubupagani ngo shaka turi kuri ntuzi imwe, kuri nivimwe, nivetide ntabwo imwemera kuba yamvugisha. Uriya nahoze ese babona mbanye n'umunamba bavuga ngo iki? Iyo none se wowe Harvard ko nashaka bavuye Harvard? None se wowe iruhande ko nabashaka bavuye ahandi? None se wowe munyamashuri kashaka nawe ufite amafaranga wayabitse? Kunda ugukunda, ukunda abandi, umwirukankaho afite abandi yirukankaho, nabo bafite ababirukankaho, uzahera mu nzira. Ngo jewe mukozi w'Imana, sengera Imana mu mugabo, abo mwiriranwa ziriya geta wirirwamo wabuze umugabo. Uyu munsi nazanye amahane akomeye ariko agamije umukubohoka. Hako uri umukobwa urasengera ngo ibyifuzo bagusengera, ibyifuzo iguha umugabo, ufite boyfriend mwirirwa muryamanye, wowe nubona ko ufite ubujiji. Mbere yuko bagusengera ngo Imana iguhe umugabo, wabanza ukava mu mageto y'abasore. Mukozi w'Imana usengere, yenda nyiramariko ntawe urabimbwira, wirirwa za Dubai mu mahoteli, urashaka bagusengera iki? Wahisemo umwuga, banza ureke, numara kuwureka usaba Imana ngo Mana naretse umwuga wo gukora ibi n'ibi ngirira neza. Ni mwebwe mutuma Imana ifunga ibyanyu, nuko muzi imbere abakozi Imana mubabeshye. Umukozi Imana we yabona inzobe imeze nk'iya Joyi, uretse ko Joyi ari umubyeyi w'abana, ubwo ntanze urugero kuri kuko ari mbona afite inzobe nyinshi hano. Ibabona inzobe ati yo uriya mukobwa ndamutwaye, utwaye iki? Utwaye iki ko itwariye ibandi ryigendera? Amaroge arayazi yose. Umusore wari umuhanuzi, umukobwa wari umuhanuzi, wari umuvugabutumwa, akabavuye mu bye ngo nkurikiye iriya nzose ashaka aritangwa n'amavuta, ejo niba utazayamugurira azongera bigikara, ahubwo agiye guhita umuhondo, usange akaboko kamwe kabaye umukara, ahandi habaye inuza, habaye isinde. Yo wakurikiye inzobe ntiwashatse umugore Imana itanga. Kubohoka mu myumvire. Iyi karande yo mu myumvire yisha abantu, ishenya ingo nyinshi. Aho abagore bashakira amahoro mu tubari, aho abagabo bashakira amahoro mu nzoga, bagira stress ngo ngewe ngo reka ngiye kuba ngiye ngo mbe ntembereye, ngo ngiye kunywa kamwe, abandi ngo mbaye ngiye sauna cyangwa se muri massage. Izo stress zirangira muri massage, zikarangira muri sauna. Wazitewe nande harya ubundi? Iyo twavuye mu ruhande rw'Imana tubona ibyatumara umubabaro, ariko iyo turi mu ruhande rw'Imana tubona ibituzanira amahoro, nabyo bituruka ku Mana. Nimureke twegera Imana, aya masaha twegera Imana. Kandi ubu ngubwo ndi kuvuga ibi ngibi, ubu nta muntu wankunze, bose banyanze, uba nabanga ariko se katari kuduhanurira. Byagenze bite? Byagenze uko nguko Imana yabimpaye.
karande abantu bafite zimwe na zimwe baraziteye, barazihamagarira. Karande yo kugumirwa, karande yo kudashaka, ngo bararandambagiza bakagenda. Yego birashoboka kumune kubera ko yenda uboshye, kubera za karande n'abapfumu n'abakonikoni n'abarozi bagenda baguteza. Yego barakurambagiza bakagenda nibi, ariko se twese uko turi 61 haburamwo n'umwe. Abandi nabo ikibaboshye ni ibyo bishizemwo. Nzashaka umusore umeze gutyo, nyamara nubaza mama wawe cyangwa baza mama wanjye, bashakanye ari abakene barabikorera babigeraho. Imana igumushirata reka ngomemo. Ubajije mama wawe, nanjye nkabaza mama wanjye, nkamaza ngari kuwakundanye na dadi gute, ese mwari mufite iki? Yakubwira ko abakera baranahingaga, ariko barakundanye barasaza. Uyu munsi Amerika yashajije abantu ngo yango nanjye nzajya muri Amerika, ngo shaka umudiyansi Paul, ngo shaka umuntu uzama amadolari, ngo shaka umuntu uzangeza ahangaha. Funga wewe. Saku Imana igutabara, iyo miryango wafunguye yifunge. Funga iyo miryango wafunguye, nikuzanira ibibazo n'ibigeragezo. Unaniwe kunyurwa nuko ubayeho, uriya nawe ananiwe kunyurwa nuko abayeho. Reka mvugi karandi imwe mu mbabare, ngo kubera yuko ngo banyanze, ngo ufite imyaka 69, ngo nta mugabo nabona. Uwo 69 hari umushaka, hari umukeneye, hari umukene, ngo ndakuze sinakubaka, ngo ntakuri. None se niba ukuze, ibyifuzo bya mu mubiri wawe wumva ari ibi? Waretse gusaba nabi, ukaba ngo nubwo ntari inkuzi, rugwanjye rwasenyutse nirakumenya, maze gukizwa wambaye umuntu twahuza, ukamusaba kandi wizeye. Nabonye ab'imyaka za 70 sha bakoze ubukwe. Nabonye n'imyaka 80 ninga yakoze ubukwe. Ashaka n'umukobwa w'imyaka mikeya rwose barabana. Hatarabwa ati rwose wowe nubwo ngana n'abakobwa banje, ndashaka ko nzaraga ibyanjye. Ngwino aremerera musanga, barabana baratunganirwa, babyara n'umwana. Hashize umwaka n'igice umusaza aripfira, asiga umugore yarasezeranye, amusigira umwana umwe. Ndamuzi wa 82. Hari umusaza umwe ugendera ku ngonisha. None uraba ngo yanga imyaka yanjye mindset. Vanamwe ibyo wasetinze mu mutwe wawe. Nuko nguko Imana yantumye ngo mbabwire muhindire ibyo mutekereza. Imana irakomeye kandi Imana irahambaye. Narabibwiye bihagera ngo yo naje kwigisha bitandukana no guhanura. Yo naje kwigisha abantu muri gukomera, nabateguje ngo turiga deliverance. Nari nabateguje nimugoro, kuko nagiye kora mbona ibyo mbabwira bamwe ni mubyumva, murumva ari nk'indirimbo yo guhanura. Oya nambwire, sha uzi yuko hanura akavuga na nomero z'umuntu, uzi yuko hanura akavuga n'intebe zo mu nzu, uzi ko hanura akavuga naho umuntu atuye. Ye birambabaza. Iyo mbiri cyuya honda hangaho undebye, icyuya kiramanuka yashu yandenze. Ndi kuvuga ibingibi nicaye, ariko icyuya cyande ndi kubabwira iki? Ndabatangariza gutinyuka gusaba ibintu bizima. Bwira Imana ngo Mana wampaye umugisha, izaguha umugisha, izagukomeza. Haleluya. Izagukomeza. Uwo ninde uguca intege ngo ntaho uzagera, naho uvuye atahazi muzakomera. Nta joro ridaca, nta joro ridaca, nta joro ridaca, nta mvura idahita, nta zuba ritarenga. Niryo kwa munani ryariza rikumisha ibyatsi ariko rikarangira. Nawe umunsi umwe igihe cyawe kizagera. Ndababwira ngo nimutinyuke mu mutwe wanyu, mwirememo kwizera, mwisetinge mw'amahoro, mushaka akazi, mushaka amafaranga. Namagashwana n'abavuga butumwa mu rusengero iwanjye, mwumva ngo Imana yaramubujije ngo nayikorere, ariko Mana rugira ngo Imana yaramwe ngo nyikorere. Yakwe ngo uyikorere. None se ko narabona uza kwakira abantu kuwa gatatu nirwa hangaha, nuza no kufasha kubakira ngo basengere, ubundi yavuganiye hena ko ndi umushumba wawe, hari je nakubatije kagugisha inyigisho z'igice, ukabatirwa mu mazi menshi, ko nakubwiye ibi ngibi ngo Imana yaramwe ngo nyikorere, ngo akazi ngo sinagashobora ngo nyikorere. Vana ubunebwa aho ngaho n'abadayimoni buzuye. Umuntu akagira abadayimoni buzuye amashi ngo ntabwo yemere gukora.
je singira isoni zo gucuruza ibirayi ibiro 10 nabicuruza yewe na capati naziteka ku muhanda kandi waseka. Gwangira uteze gwangira utengisha ndi ngo gushaka ibyo Samuel na Saba barya. Gwangira gute? Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo niba unkunda uzambaze ngo niki nagufasha. Mu bushobozi bwa uzambaze ngo niki wafasha. Kubera iki? Sinagira isoni zo gucuruza ikarito imwe ya biscuit, sinagira isoni zo gucuruza ikarito ya bombo, nta gisoni nazigira. Ibyo bigira abantu bari ariko reka ndeke ibyo bintu, reka mbireke. Simwebwe na history y'umuntu wandegeza reza randegarega ngo nje muri hotel Dar es Salaam hari nkayimaramwo hafu kwezi ngazishura. Kwishura bikanga. Uzi ibintu nangiye gutekereza. Ninanye gucuruza amazi Dar es Salaam. Ndabanga ejo nzabyuka ndangura amazi nyacuruze. Nzayacuruza ibyumweru 2 nzambonye kwishura hotel. Nuko nari napanze. Njya muri hotel maramo kwezi hafi 1,000 hafi $500 500. Nishiraga ku munsi. Yambeshe. Abanzi abo tuziranye ibi mvuga ntabwo ndi umubeshe ntabwo mbesha. Ibi ngibi reka mubwire no kuba umukoronidoniye twabikora. Nunkunda uzambaze ngo bishop niki washobora gukora ngo nzahita ngwira icyo nkora icari cyo. Aya mayinite ngura suzinyagura he. Kuziba byagenze biti. Ubundi ubaturisha ngabishyiramo imbaraga kugira ngo mwatura. Nabishyizemo imbaraga. Ego nane umwana nyandikire kuri WhatsApp najya ngutera imitoma nkaguhanura ari ukayatanga. Ariko sico kingenza. No, sico kingenza. Ubwo Imana izakora nzabona hagararanye nanjye. Utazakora sinzamurenganya. Ubwo ntibyakonze nyine. Mureke mbabwire. Musaba Imana ivumugisha amaboko yanyu. Musaba Imana ibamugisha. Uwo musore umwe ndamwegenda mubaza ariko yakubuye niryari yakuye ngo ntuzakore ngo nyine ngo njewe ngo nuyumva mwimbaraga zo kuyikorera ngo numva nzaba umushumba ngo numva nzaba umuhanuzi. Udashaka gukoresha amaboko yawe ufite perime ntushaka gukora akazi k'ubushoferi. Nabarase basi nimba uri umushoferi ngo yeneje uzantware tugende nzajya ku Kibuye ndebe gutwara hazise n'imodoka. Hazi n'imodoka byahe byokajya. None se ko mwambwiye ngo uzi imodoka nkaba mbona no kuva muri parikingi byakunaniye icyokere wakibize biragenda bite ngo mushumba rero ngo ngiye ngo sindabimenyera ngo perimenyeruka nyine ngo nayikoreye. Karande ya mbere ni y'ubunebwe, ya kabiri ni y'ubunebwe. Navuze mindset abantu batekereza. Imana ibaha ibyo mukora. Imana ibaha akazi. Kuko igisuzugura itorero rifite nuko bavuga ngo abakozi b'Imana ngo barasabiriza, abahanuzi barasabiriza, ntibakizwa, baraguye. Nihene twazorora muri covid twari tworoye ingoko tutondiyo zakabuga buri munsi. Tuzinduka tugenda kwira ibyo zirya mu mishwi ngibe turi gucana ngo zote kugira ngo zikure. Mureke duhindura ibitekerezo. Impamvu mubona bisi badusuzugura nuko ntacyo dufite. Imana iduha umugisha w'amafaranga, Imana iduha umugisha bifatika. Ugenda mu modoka nziza ninde bagusuzugura? Ninde? Ubu ngubu nicaye mu modoka ngiye ko na ministre je namuhamagara. Ngira tekinike nyinshi, ngira amajwi menshi nakoresha wowe ubwawe tugahuza. Nakubwira iki Imana ikuntumye kandi rwose ntugwe ntusitare. Bitewe n'urwego urimo, biterwe n'uwuriwe. Rero namwe icyo mbabwira ni musaba umugisha kuko isi iradusuzuguye kubera ko dukennye. Banyirinzu dukodesha ngo ariko ko numva iri gusakuza ko butanyishyurira kugiye. Ese ari ubumva nisakuza ko sinumva se ubwiriza ngo nuba ngo karisi yose ntimaze kumenya ngo hari mu wanjye habaye urusengero. Ibaza landlord nk'uwo nguwo. Ibaze landlord ngo wakubira ngo urasakuza mu nzi we. Uri kwigisha abantu, uri kubwira abantu kureka ibyaha. Ubwo si Imana yamureba neza. Nubwo tubarakeye Imana ikubare ntabwo uzi ibyo uvuze ibyo ari byo. Nababwiraga iki? Kuhindura mind, ibitekerezo dufite. Kutaririra badutaye.
ngo barantaye ndapfuye, barantaye ndarangiye. Ese ubu bizarangira? Umunsi wawe uzagera, izuba rikurasire, umunsi wawe uzagera, ubone ugukunda. Yenda bazagukunda ari 10, yenda bazagukunda ari 20, uwa 21 azaza kuba ati nukuri mwiza, ni wowe Imana yangeneye, muzabana. Wiza nibyo kuvuga imyaka hano, wiza nibyo kuvuga ngo ndakuze, wiza kuvuga ngo yenda ngo ndakennye, izaguhuza n'uwo mugomba guhura. Wivuga ngo rega genda umuyede, ngo ngende umufundi, ngo ngende umukanishi. None se nimujya mwumva bamanura ari n'abakanishi, nimujya mwumva bamanura ari abakarani se, nimujya mwumva bamanurira se ari abasiga amarangi? None se mba mbazi kuki Imana bavuga ibintu bikomeye nka biriya? Ntabwo mba mbazi. Nubu mbajije ngo ni ngewe wari umeze gutya na gutya, wamanura ibi nibi, sinabyibuka. Manurira abantu benshi, kandi ntabwo nje guhanura ibintu ngo mbigumize mu mutwe wanjye. Oya, ntabwo ndi ordinateri ifata ibintu ikabibika ikabigira akantu fodi ibikamwe ibintu byose byakozwe. Ahubwo mbivuze kugira ngo wowe uri muri aya materaniro tangira kwihamyamo icyizere. Niba urimo gusenga, ujye ubwira Imana ngo ninjye wa mukobwa wawe, ninjye wa muhungu wawe, ninjye wa mudamu, ninjyewe wa wundi, ninjye wabwiye ko nzakomera, wabwiye ko nzagura imodoka. Umuntu akwenga Imana iguhaye imodoka, uhita ureba mu muryango ngo ntayirimo. Abazifite bahaye iki Imana? Abazifite bavuka kwande? Abazifite barimo bazitwara bavuka kwande? Bavukanye iyihe mbuto utavukana? ngo rwose ngo buriya ari kumanurira yuko Imana impaya y'ubukode, ngo none ngo uziko yamanuriye inzu, ngo buriya si inzu yava he, ngo yewe ngo yaravangiwe, ngo uziko yambwiye ngo Imana impaye imodoka. Giramo imodoka se ngo byagenga yo kwigona yakura. Wireba wowe ubwawe uko uhagaze, reba icyo Imana ifite. Ese Imana ifite bingahe mu maboko ya? Hindura imyumvire, nicyo kintu kinzanye. Hindura imyumvire, hindura imitekerereze. Karandi Imana intumye gusenya niyi myumvire ufite, imyumvire kudatera imbere, imyumvire ivuga ngo naho nzagera, imyumvire ivuga ngo barantaye, imyumvire ivuga ngo nta mafaranga afite, ngo byacaye byagenda bite. Imana iramwega izo kandi zisenyuke mu izina rya Yesu. Karande yo kureba urugero rw'abo muvukana, tate wanjye, shangase wanjye, muyomba wanjye, abo se ibyabo birakureba. Ibyo kwa shangazi wowe ni igiki na kimwe kikurebamo. Wowe inyenyeri yawe ntabwo ari ya shangazi, wowe inyenyeri yawe ntabwo ari ya muyomba, inyenyeri yawe si ya nyoko wanyu, inyenyeri yawe si y'abo muvukana. Wowe uri wowe n'umugisha wawe, wowe uri wowe n'umugisha wawe. Nimba na papa wawe yarakennye, ibyo ntibikureba. Nimba na mama wawe yarakennye, ibyo ntibikureba. Ikikureba ni ukwinjira mu mugisha wawe Imana ikugenera. Bo bararaguzaga wowe urasenga. Abandi ngo rwose ngo rwose ngo mama wanje ngiye adapfa, ngo ubu ngubu ngo mesimba ameze gutya. Yarapfuye. Wiguma kwishyira mu itekerezo yuko ngo yadapfa. Wihamagara imwemu yiwe, ahubwo hamagara mwuka w'Imana. Ndafite umubabaro mwinshi kandi mbabaye cyane birenze uko nabikubwira. Mbabajwe n'abantu barimo barimbuka bitewe n'abantu babanye nabo. Bakubwiye ngo ntaho uzagera, n'umupfumu yaravuze ngo ntaho uzagera. Bakubwire ngo tanga ikimazi, n'abapfumu ariko bagusabye. Bavuge ngo tanga ngo ituro riremereye. Umuntu atanga icyo umutima w'umwemeza, ntago atanga icyo umutima utamwemeza. Nta kintu na kimwe wakora ngo kibohore ubuzima bwawe, kereka ikivuye ku mutima wawe. None se babaze, tuvuka mu miryango ikennye, ariko Imana ikagutoranya uvuka mu muryango ukennye. Tuvuka mu miryango irimo ibibazo, aho ni Imana yadukuye, ni Imana ibakuye. Haleluya.
tuvuka ahantu hagoye kuhavuga n'amazina. Bamwe muri mwebwe no kuvuga amazina yo muvuka biragorana. Imana ivugiye muri uwo mubabaro wawe ngiri kumwe nawe. Nina orapi dastai nesho radine kosa idaine. Amen. Hallelujah. Janine no arakisa benida do bene kosa dita fosai dekida neni waza kutabi nena ada vadise kuta ya bani edaige risha ona benise drere vode kosaja nina waza kute de beneko nina wasasise kose metra daine esa ota di negadre anafoaideste niwaise contra da banishei na vazise mo Nina understand. Hallelujah! Tunatoka mbali. Tunatoka mbali. Tunaenda mbali. Kama unazaliwa porini, si makosa yako. Je tout abani kose ventre de Anasta. Si makosa yako. Aho wavukiye si ryo kosa ryawe. Aho warerewe si ryo kosa ryawe. Aho wize si ryo kosa ryawe. Ibyakubayeho si ikosa ryawe. Ubuzima ubayemwo si ikosa ryawe. Ibihe byakusheho wisaradi yahoza otabi wisanga Haleluya, Imana ishimwe. si ikosa ryawe. Si ikosa ryawe. Si ikosa ryawe iyo mibereho. Si ikosa ryawe ubwo buzima uzabusohokamwo. We hindura imyumvire, hindura imitekerereze, hindura icyerekezo, naho ngaho uzahava uzagera ku ntego y'Imana igushaka. Hari abantu bajya bakina na karande. Karande utega indege ikajyana nawe nayo igakatisha iyindi. Karande utega gari ya moshi ikicara inyuma yawe. Karande ubyara umwana akayivukana. Karande ukora ubukwe nawe mukambarana ikanzu. Karande wambara costume nayo ikaza imbere mukayambarana. Washyuha nayo igashyuhirwa. Uradefiriza nayo ikadefiriza. Karande hauchezi na karande wewe. Karande yo tuva karande ntago ari bya biganiro ngo urabona ngo badata ngo bakoze ibyaha dufite ibi nibi ngo urabona ngo ndota nabi ngiyo ni karande ngo urabona ngo rwose karande irakureka ugakora ubukwe ikarusenyemo amazi amezi 3. Karande irakureka akakurambagiza ejo akagutera inda kugira ngo karande yewe yonyine ibone inzira. Karande irakureka ukamwiyegereza ukamuhe byose ejo akayapakira akayajyana. Karande ikakubwira ngo humura ngo ndi kumwe nawe ikaguhumuriza yo ubwayo ukihamurara. Hakahita haza undi ngo yagukunze nawe akaza ari igisambo aje kukwiba n'utwara ugezeho tundi. Karande ifite umwuzukuru, ifite igisekuru, ifite inkomoko, ifite muyomba, ifite shangaze. Karande ifite igisekuru ikomokamo. Inkurikizi z'ibyabaye ziracyari nyinshi, ariko nusohoka muri iyo karande mu izina rya Yesu, wowe wenyine uzi imiryango ugomba gufunga karande ukayivamo. Amen, amen. Iyi miryango ni wowe uyizi. Hari icyo wakora ukava muri iyo karande wowe ubwawe. Reka mbabwire agastori gatoye kadafata amasegonda menshi. Mbere yuko ashaka nabwiye Imana ngo Mana ndashaka umwana w'umuhungu. Kashaka abana 2 b'abahungu. Irambwira ngo ndabiguhaye. Ariko irambwira ngo ahangaho usabiye uzaba ari ugaruka ushime. Nari naturutse Butare icyo gihe nabaga hariya kwa wariraye niba muhaza bita hafi na kaminuza y'u Rwanda. I Butare. Hepfo munsi y'igiti Madina. Nzi Kigali tuje nje gusenga banjyana mu buvumo muri mu Kigali hari. Ngezeyo mbwira Imana ngo Mana ndakwinginze uzampa abana b'abahungu 2 nzagushima. Irambwira ngo uwo mwana umuhanuzi ngo mvuko nabisabye mu mutima ngo uwo mwana usabye
niyuzuza imyaka 2 uzamuzane hano ushime, nutanasanga nk'umuntu uzadushime. Mbyakira nk'ibisanzwe, nuye Kimisagara narakoze ubukwe byose byararangiye, umwana buri cyumweru kimwe ngo yuzuze imyaka 2 Samweli, Imana irazirambwira ngo umva uko mvugana nawe ndi Uwiteka Imana yawe, ufite ideni utarishyura. Shaka ideni ifitiye Imana, nari ndi mu masengesho ndarishaka ndaribura. Imana irambwira ngo wasabye abana, none umwana imyaka irageze ntabwo uraza. Ndabyibuka mbikura nk'ibyabaye ejo. Nahise njya mu mujyi, ngenda ngura ka bebe Moyize, kwa kundi bahe kumwana mu gatuza, abagabo bahe kumwana, mbihisha mama wiwe. Umwana mushyira muri bebe Moyize agira ngo nugutembera bisanzwe nkuko byari bisanzwe n'ubundi. Sohoka gatone nto yarakuntaraga, sinafata moto nzamuka kwa kwivure Kabusunzu, ndatambika ku bishingara kuri malaria, ndazamuka kuri apasi hariya kwa Kagasunzu, ninjira mu ishyamba. Abantu babonaga mese umwana ntibabitinzeho kuko nta nubwo nta nicyo byari bimbwiye. Ndangije ninjira n'umwana mu buvumo, fata amafaranga nitaye yuko ari uwo ndi busangemo 16,000. Ndabyibuka ndabambwira indi ryo turo nzanye niyo fite, ntabwo ndije kuvunjisha. Ndagenda sanga nta n'umuntu urimo, nta n'uwerukamo. Fata buje canamwo kugira ngo habone. Umwana atangira kurira, reba nihorere mwana wanjye. Ndashima Imana yampaye abana, Imana uzavunja abana. Amen. Kandi Imana uziko mbakunda. Mbwira Imana ngo nguyu wa mwana wa wampaye, namwise Samweli kuko wamumpaye. Kandi iryo zina Samweli je niko nitwaga mu izina ryanjye, niryo zina ryo mu buhanuzi banyitaga Samweli. Abantu benshi banzi kera za 2012-13 banzi ko nitwa Samweli. Ndangije fata rya turo ndarisengera, ndangije ndirambika ngo ndigende. Ndaba ngo Mana uzaza akageramo hano bwa mbere wone umugisha we azafata aya mafaranga. Ndisohokera, Imana irambwira ngo indindiye umwana. Kuva nabyara Samweli ntago arajya kwa muganga. Haleluya. Amen. Kuva Samweli yavuka sinigeze numva amarira ye ninjoro ngo umwana yarize. N'uyu munsi aba bana tumaranye imyaka 2, nguma hagati yabo isaha n'isa amasaha 20-28 bava ku ishuri baza bambwira daddy jambo tujambo habari muzuri nashinda vye. Umunezero w'aba bana urava mu isengesho nasenze. Reka nkubwire, niba utarafata umwanya ngo usengera abana bawe, wigomwe gusengera abana bawe, ufata isadaka ituro urijyane mu rusengero cyangwa ahandi hantu, cyangwa se ku bakozi b'Imana musenga nasinzo musenga n'abaribo. Uracyarwana na karande zikurikira abana bawe kuko ntabwo ugeze umenya ubwenge bwo guhagurukira abana bawe. Kubana ntabwo basenga amasengesho, oya. Iyo niba ari umwana ugira nk'uko Hana yabigenje ukagishiro, ukasanga umutambyi utaba n'abana banjye, uyu n'umwana wanjye, iri ni ituro ry'abana banjye, akagusengera ukagenda amahoro. Ngo niyiririje abana banjye, ntabwo ku bana biyiriza, ni sadaka gufungua milango yao. Ituro ryo gukingura imiryango y'abana bawe. Musanga batambyi, musanga bashumba banyu, musanga bakozi Imana musenga, musanga bamuziranye, mutangire batange gusengera abana banyu. Bababohore iyo migozi mwavukiyemo, mwavutse mukennye mukura mubabaye, mubishakiramwo, mubiryariramwo, umubabaro ubyariramwo, umubabaro wawushakiyemwo. Ibyo byakubayeho kera byaba no ku bana bawe. Mu muryango nashatsemwo nta mwana w'umuhungu wavukagamo ngo agire imyaka 2 adapfuye. Ariko icyo gihe nimba hariho abantu babyaye abana bakaba bazima, ndi proud yo kubivugira hano live. Karande barayisenya, ntabwo bajya kuyibembereza.
dufite abana bazi ubwenge ariko ibyo mu miryango iwacu bibakurikirana. Dufite abana bazi ubwenge mu ishuri, igihembwe kimwe akaba umunyabwenge, ikindi akaza ari uwanyuma, ikindi akaza byagenze nabi, bakaguhamagara ngo n'umutware yarwaye, ngo umutware byagenze, ngo yaraciye mu idirishya yiyahura, ngo yaraciye mu idirishya ajya kujya ngo bamusanze mu matoileti, ngo ari gukora ibi n'ibi, ngo byagenze. Ugahora utonda ku ishuri bakubwira ibirego by'umwana, ukagira ngo nta mwuka mubi umuri inyuma. Karande, senya, bomora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Karande barayisenya. Munyemerere mbabwire ngo niba mushaka Imana muyegere, nimumara kuyegera muyibwire ibintu mukeneye, kandi ibyo muzayibwira izabikora. Ndi muri aya materaniro, nta n'ahantu heza Imana itakugeza, nta hantu habi Imana itakuvana, nta n'ahantu heza Imana itakwicaza. Wajya mu Kagera ukagura imodoka nshyashya, ukagura Vigo nshyashya ukayizamukana, wazamukana ijipe nshyashya ukayigendamwo bigatungura bamuturanyi, wagura inzu muri quartier runaka nubwo ihenze ukayicaramwo. Kubera iki? Imana yaguhuje n'umuntu wawe, yaguhuje n'umunyamaboko wawe. Imana iguhagurukiriza umunyamaboko agufata amaboko akurenza abantu bagusize. Turamwakiriye mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Imana yagurutse umuntu aza gufata amaboko akugeza aho bagombaga kugera, akurenza aho bagutaye, akuvana aho hantu bagutaye, aho bagusize. Imana yagurutse umuntu aza kugeza aho wagombaga kugera. Haleluya. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Iryo jambo ufite ryo kubagwa, Imana yagurutse umuntu yamuvana Imana yagurutse umuntu akuvana abantu bagusize, akuvana ahantu abantu bavuze ngo ntawe uzagira ngo ntacyo uzigezaho. Imana ikugeza ahantu hazima. Acira umuntu mu maboko yawe, acira umuntu mu biganza byawe, acira amadolari, acira amasifa, acira amapawundi, acira amafaranga mu izina rya Yesu. Imana ikuzanira umugisha mu bifatika mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Haleluya. Imana ibahagurukiriza umunyamaboko, Imana yagurutse umunyamaboko azavugane nawe, akubaze ngo wize iki, akubaze ngo none se nagufasha iki, akubaze ngo niye nkunga wifuza, akubaze ngo witwa nde, akubaze niba uri umukobwa cyangwa uri umudamu, akubaze niba uri umusore cyangwa uri umugabo. Imana ihagurutse umuntu aze mu buzima bwawe, azavugane nawe, akira uwo muntu mu izina rya Yesu. Abari mu materaniro turamwakiriye wakira umuntu Imana yahagurukije ku buzima bwawe. Ahantu wagera udafite umuntu ugufata akaboko, waba warize, waba uri umuhanga bingana iki, nta hantu wagera udafite umuntu ugufata akaboko. Aho wagera ukeneye izina rya Yesu aze mu buzima bwawe. Turamwakiriye. azagufata akaboko kugeza aho ugomba kugera. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Imana iguhereze umunyamaboko. Imana ishimwe. Imana muri ubwo buzima. Imana iguha umunyamaboko. Haleluya. Imana iguhereze umunyamaboko. Imana ishimwe. Ese ko abantu bajya batungurana. Imana ibahagurukiriza umuntu, reka mbivuga nitonze, Imana ihagurutse umuntu aza kubaze ngo witwa nde, akubaze ngo witwa nde, akubaze ngo utuye he, akubaze ati se ubana nande,
akubaze none se nyuma yuko ubayeho muri ubwo buzima nagufasha iki, umubwire ngo burya ndifuza ko wayoborwa n'umwuka cyangwa se byagenda uko, akubwire ngo none ino sheke wihangane, akwihanganira atakira kano gasheke wihangane, akubwira ati rero ese nomero yawe ba muri mobile money, ukiye wikiriza, navuga ati none se wabonye message, uti nukuri Imana iguha umugisha, nta magambo menshi, ijambo ni rimwe ngo Imana igiye gute iguha umugisha. Atakubaza ati se message nohereje wayibonye, nge nkeneye umuntu wambaza ngo message nayibonye, nawe ukeneye wakubaza ngo message wayibonye, iyo message waba wayibonye, aga message kandi so received, ukeneye ka received, uragakeneye mu buzima bwawe kaguhindurira ubuzima. Imana ikoherereza umuntu aho uherereye hose, waba mu gihugu cya hehe, Imana ikoherereza umuntu mu izina rya Yesu. Ndumva afashijwe Emmanuel, ndafashijwe Bishop Emmanuel, ndafashijwe pe, ndafashijwe. Hari umunsi nigeze fashwa ari saa 9 ntyura abantu barataha, ntabwo nubwo nitangazo rya mbere Yesu n'umwami, narifashijwe narabwirijwe mbona Imana igenza mu rusengero, iravuga ngo bana banje nababonye, kandi no mukanya yabimbwiye ngo nababonye ndi muri aya materaniro. Nuko umuntu uri muri aya materaniro hari umunezero Imana yamumanuri, turi kuba ngo tuboke mu myumvire, ariko nabo twaboka mu myumvire tubabaye tuhangayitse, hari ibintu Imana iri gukora. Haleluya. Ukeneye rero guhagararana n'Imana.